Yes guys, reka nizere ko mumeze neza banyarwanda, banyarwandakazi, nshuti zanjye kandi bakunzi banjye, aho muherereye hose, saliyuti. Reka nizere ko mumeze neza kandi ndabasuhuje by'umwihariko, ndetse mugire amahoro, yaba abari mu mujyi wa Kigali ndetse abari hanze y'igihugu, mwese mukomeze mugubwe neza. Rero guys, muri aka kanya tugiye kuganira ku tuntu dukeya ku bantu mutakundaga kumbona ndi gukora, cyangwa se bisa nkaho nyine nakigaragara cyane kuri Cedric Rico di Power TV. Ntabwo biba byoroshye, ariko nyine muri iyi si niko bibamo. Muri iyi si duhura na byinshi bidusubiza inyuma. Muri iyi si hari benshi batishimira umuntu. Muri iyi si abantu bagirira abandi amashyari. Muri iyi minsi uko utekereza gukora ngo utere imbere, niko uwundi muntu ashobora gutekereza kugusubiza inyuma cyangwa se kugushyira hasi. Rero ikintu cyatumye mutambona ndi gukorera kuri iyi channel yitwa Cedric Rico di Power TV, ntabwo biba byoroshye, ngira ngo nabibabwiye. Nabimaze iminsi narahagaritswe bitewe n'impamvu runaka, gusa ndashimira Imana yuko ngiye kongera gukora, kubera ko umwana mwiza ni uwemera ibihano kandi agakurikiza ibyo se amubwiye. Ni nayo mpamvu akenshi muzajya mubona umuntu ari gukora ukabona arahagaze. Hari impamvu aba ahagaze, hari impamvu iba yagaragaye ituma adakora, bitewe nyine n'iyo mpamvu igatuma bisa nkaho ibikorwa byiwe bibaye bishyizweho akadomo. Gusa murabizi ndabakunda kandi n'ubundi muri inshuti zanjye z'agahoraho. Nizere ko naho mwagiye, nizere ko n'ubundi mugihari, nizere ko mugikurikirana cyangwa se mugikunda umuhungu wanyu Cedric. Hanyuma rero niyo mpamvu aka kanya inje kubabwira imbogamizi nahuye nazo zatumye nari gukora kuri iyi channel. Murabizi ntabwo biba byoroshye buriya iyo umuntu umwizeye akagutenguha, ibikorwa byawe birahagarara, ibintu bikagenda nabi, kugeza igihe uzongera kwikusanya cyangwa se kwiyubaka, ukongera ugasubukura ibikorwa byawe bigakomeza ku murongo wa YouTube. Rero iyi ni Cedric Rico di Power TV, ni channel ikugezaho ibintu bitandukanye, ni channel ikugezaho amakuru yo hirya, ni channel ikugezaho indirimbo za gospel, ni channel ikugezaho amafilimi nyarwanda. Aho hantu hose wahisanga, ndetse n'ibyegeranyo muri rusange byose kuri iyi channel urabihasanga. Mbese nyine biba ari karibu, ibintu biba bimeze neza. Gusa nubwo bitari byoroshye, cyangwa se nubwo bisa nkaho byari bikomeye nk'uko nabibabwiye, hari abantu benshi cyane bataba bifuriza umuntu ibyiza, ahubwo bahora bumva umwanya ku wundi yahora ari mu bibi cyangwa se yahora ababaye. Ariko siko bimeze, kuko umwana w'umuntu atekereza ukwe kandi Imana nayo igatekereza ukundi. Rero nta gihe n'ubundi umuntu yagira ibitekerezo biganje iby'Uwiteka, kuko Uwiteka niwe nyambere kandi ni nawe twiringira umunsi ku wundi. Rero umuntu ashobora kukwanga, umuntu ashobora kukwishyiramo, umuntu ashobora gutanga buri kimwe cyose afite ngo ntukabeho, umwanzi akagucira akobo, Imana ikagucira akanzu. Rero n'ubundi Imana itagutanze ntawagutanga mu maboko y'ababisha. Niyo mpamvu igihe kigera umuntu akazamuka, ikindi kikagera agasubira hasi, ndetse ikindi kikagera akongera akazamuka. Byose ni ukubera Imana, kandi Imana niyo tubikesha, nuko nta wundi muntu ushobora kuba yaba afite ububasha nk'ubw'Imana. Rero gusa icyo nababwira, muri iyi minsi tugiye gukorana
noneho ari njyewe nyir'ubwite Kibamba witwa Cedro. Ni njyewe noneho tugiye gukorana sasa mu biganiro noneho bitandukanye n'ibyo mwabonaga, kuko ubu ngubu ni njye noneho wiyiziye, ubu ngubu ni njyewe niyiziye imbere ya kamera, ubu ngubu ni njyewe tayari turi kuvugana. Abantu benshi bajyaga bakunda kumbaza ati ubundi uko iriya cano yawe kutagaragaramo, nibyo koko bitewe n'impamvu runaka. Hari igihe umuntu aba adashaka guhita ajya kuri kamera, ariko next time igihe kikazagera akaza kuri kamera nk'uko tayari nanjye nageze imbere y'amaso ya kamera. Rero nk'uko nabibabwiye, ndiyiziye kugira ngo noneho nkurikirane ibikorwa byanjye nta bintu by'akajagari, cyangwa se nta muntu uza kunesha umutwe, cyangwa se nta muntu umbwira ngo ukora iki agikora uko agenje gute abishaka. Murabizi ko nari mfite timu yankiniraga filimi, ariko muri timu yanjye nabwo hajemo imbogamizi, timu isa nkaho ihagaze. Ari nayo mpamvu nyine ubwo ngubwo iyo hatabayeho kumvikana kw'amasezerano tayari, ubwo nyine musesa amasezerano tukareba ubundi buryo dushobora kuba twakoramo. Rero mu gihe tukinoganya uko twakora nka timu, ni njyewe ugiye kuba uri kugaragara hano kuri iyi cano, ndetse ni njyewe ugiye kujya ukunda kukugezaho ibiganiro bya hato na hato. By'umwihariko ndagusaba n'ubundi wowe uzi ko wakoze subscribe, n'ubundi tujye tubana umunsi ku wundi. Kandi ikindi, nawe utarayikora ariko ukunda ibyo tuvuga cyangwa se ibyo dukora, gerageza inkunga yawe nta yindi, ni ugukanda subscribe ndetse ugakora ku kazogera, ubundi tayari ukajya wumva umuntu agiye kujya abanagamo. Rero ni urugendo ruba rutoroshye mu ntangiriro zo mu gufungura umurongo wa YouTube. Nagiye mpuramo n'ibizazane byinshi, ngira ngo murabizi. Cano nakoreragaho bwa mbere barayitwaye, bayitwara iri na monetize, ariko kubera Imana byose birashoboka. N'iyi ngiyi nizeye nashidikanya ko izongera gusubira nk'ahambere, izongera kumera nk'uko iya mbere yari imeze. Ntabwo biba byoroshye iyo wakoze warangiza YouTube yamara kumenya koko ko wayikoreye ikaguha akazi, mu gihe ugiteganya ko ugiye byibura guhemberwa ibyo wakoze, abatipe bakabakurunguruka, bakaba bakubonye, bakagukorera ibintu bibi, cano yawe bakayijyana. Ariko buriya nibyo njya nkunda kuvuga, umuntu wese ushaka kunsenya ntabwo bizigera bimuhira, kuko njyewe nkorera ku mbuga nyinshi, yaba iyi ngiyi ya Cedric Record Power TV ni iyanjye, ndetse nkagira na Kamunani TV. Mbashishikariza yuko n'iyo cano yitwa Kamunani TV mwayisimbukiraho mugakora subscribe, kugira ngo mukurikire noho ibiganiro by'iyobokamana bitambukamo. Rero ubwo ngubwo muri kumva ndahabaye hose, yaba hano kuri Cedric Record Power TV, yaba ku Kamunani TV, izo cano zose wazimbonaho. Ndetse ntabwo ari izo mbuga zonyine, no kuri TikTok naho ngerayo, ku Kamunani Comedy naho, ndetse n'abankurikirana cyangwa se abaforowazi banjye ndabemera cyane mu nshuti z'agahoraho. By'umwihariko ariko mu mpande zose mujye muza mu ndepane, kugira ngo n'ubundi nzagere ku mugambi wanjye cyangwa se ku ntego yanjye n'ubundi nifuza kuba nageraho. So rero icyo nababwira, iyo ushaka kugera ku kintu ukora cyane, mugani wa ziriya ndirimbo njya numva. Niba ushaka kugera ku kintu, kora cyane wicika intege, kandi ujye umenya ko na nyuma ya zeru irakora. Rero ni muri ubwo buryo nari mfashe akanya ko kuza kugira ngo mbabwire impamvu mutarimo murambona hano kuri Cedric Record Power TV. Iyi ni cano nkunda, ni cano inanshimisha. Gusa nubwo nari mpagaze, ntabwo nahagaze burundu, ahubwo nari ndi kurwana n'iyo yindi cano yitwa Kamunani TV. Rero ndagushimiye, kandi muri inshuti z'agahoraho. Gusa buriya inkunga yanyu ya mbere ni amasengesho. Ikintu cyose wakora
utishyize muri Nyagasani ntacyo wageraho, kuko ibyo tubona n'ibyo dukora byose tubishobozwa na Nyagasani. Icyo rero nababwira ni uko ntabwo cano yigeze ihagarara, nuko ari imbogamizi zabayeho, ndetse habaho no guhabwa n'ibihano kuri YouTube, ariko nizeye ntashidikanya yuko mu minsi itambutse bambwiye yuko noneho nemerewe kongera gukora ibikorwa byanjye nakoreraga hano kuri Cedric Record Power TV. Turi kumwe rero, kandi ndakwinginze kugira ngo wongere uhange amaso kuri iyi cano, ndakwinginze kugira ngo wongere ukurikirane ibitambuka kuri iyi cano, kugira ngo n'ubundi twongere tuzamuke tugere mu bihumbi magana nk'aho abandi n'ubundi bagenje gute bageze. Nagahoraho rero, ni umuhungu wanyu, murabizi ndabakunda.